Yesu ashimwe bantu b'Imana. Nitwa Ingabire Jeanne Gentille, mumenyereye kuri Va mu Byaha TV. Ni televiziyo igamije kubwira abantu ngo bareke ibyaha kuko nta mahoro y'abanyabyaha. Uyu munsi rero hari ibintu ngiye gusengera ndaza kubabwira mu kanya. Nicaye hano iwanjye ntabwo nasubiye mu butayu, kubera ko ibintu ngiye gusengera numvise ari ibintu nyine nasengera ndi hano mu rugo. Namwe muraza kubimenya kandi murumva ari ibintu by'agaciro, muraza kumfasha kubisengera. Kandi umuntu uzabona iki kiganiro ajye yibuka gukora subscribe, akore share, like na comment. Reka noneho mbere yuko tuganira kuri iri sengesho ngiye gusenga no ku cyifuzo ngiye gusengera, ngiye gusenga isengesho ryo gutangira iki gikorwa kwa ngo Imana ize kubana natwe. Hanyuma hari indirimbo ndi buririmbe, hari n'isomo ndi busome muri Bibiliya, ubundi tugasenga, namwe muzamfasha gusenga. Murakoze cyane, reka dusenge Imana. Mana Data Nyiringabo, uri Imana umuremyi w'ijuru n'isi, ibintu byose niwe wabiremye nawe wagishije inama, kubera ko uri Imana yihagije ifite ubushobozi n'ubutware ku byo yaremye byose. Turagushimira ko waturinze iminsi yatambutse n'ubu tukaba turiho ku bushake bwawe. Ntabwo ari uko Satani abishaka cyangwa abakozi be n'ingabo ze, ahubwo ni urukundo wadukunze n'imbabazi watugiriye. Nta nubwo dufite ubwiza n'uburanga n'ubutungane kuruta abagiye, ahubwo watugiriye imbabazi, ubuntu bwawe buraganza kuri twebwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngwino ubane natwe rero muri iri sengesho tugiye gusenga, twohereze abamarayika baduhagarariye, twohereze Mwuka Wera tubere umuyobozi, utegeke kandi uganze byose bikumvire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nkuko nari mbibabwiye, tugiye gutangira turirimba umuririmbyi wa 320 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ni umuririmbyi uri gushishikariza abagore b'i Rwanda kuba hari icyo bakora, ariko n'abandi bagore batari abanyarwanda nabo bumvireho. Ni indirimbo yahimbiwe abagore b'i Rwanda, ariko abanyarwanda bari muri diaspora n'abandi banyamahanga bumva ururimi nabo bishyire mu mwanya aho ndaririmba u Rwanda bahashyira igihugu cyabo, kugira ngo bagire umwete wo kugira ibyo bakora bakurikije ibyo Imana yari itegetse abanyarwandakazi gukora. Reka turirimbe uyu muririmbyi wa 320 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Mwabagore mwe b'i Rwanda, muze mwitabe Yesu, dore imirimo ni myinshi, tujye kumukorera, dutabare bene wacu, ubu bararimbuka. Mwabagore mwe b'i Rwanda, Yesu arabashoboza, dutabare bene wacu, ubu bararimbuka. Mwabagore mwe b'i Rwanda, Yesu arabashoboza. Mwabagore mwe b'i Rwanda, none nimutebuke, imibabaro n'indwara biragwiriye mu isi. Nimukingure imitima, Umukiza ageremo. Mwabagore mwe b'i Rwanda, mureke gupfapfana, nimukingure imitima, Umukiza ageremo. Mwabagore mwe b'i Rwanda, mureke gupfapfana. Mwabagore mwe b'i Rwanda, mw'isi hari umwijima, nimujyane amatabaza, mwakire bene wanyu. Abagore n'abakobwa baheze mu mwijima,
mwijima, mw'abagore mwe b'i Rwanda mubamurikira ubu. Abagore n'abakobwa baheze mu mwijima, mw'abagore mwe b'i Rwanda mubamurikira ubu, mubamurikira ubu, mubamurikira ubu, mw'abagore mwe b'i Rwanda mubamurikira ubu. Murakoze cyane. Uyu muririmbyi yibanze cyane ku bagore n'abakobwa b'i Rwanda, ariko namwe abanyamahanga mwumva uru rurimi, namwe musabire ibihugu byanyu, musabire bene wanyu kugira ngo abantu be gupfapfana. Turashimira Imana yahaye agaciro umugore n'umukobwa, haba muri Bibiliya haba no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turasaba rero abakobwa n'abagore kureka ibyaha kugira ngo banezeze Imana, banezeze n'abanyarwanda. Burya iyo umugore n'umukobwa babaye ba mutima w'urugo nk'uko igihugu cyabiteganyije, isi ibasha gutungana, cyane cyane u Rwanda babarizwamo, kubera yuko baba babaye ba mutima w'urugo bagakora inshingano zabo nk'uko bazisabwa n'Imana n'igihugu, ibyo bigakunda bikaba byiza. Niyo mpamvu n'uyu munsi rero mbasaba kugira ngo abagore n'abakobwa bagire uruhare mu iterambere ryo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, cyane cyane bifashisha Bibiliya, ijambo ry'Imana, baha abana batoya uburere bwiza kugira ngo ejo n'ejo bundi bazavemo abagore n'abagabo babereye u Rwanda. Ahangaha rero icyifuzo naje gusengera uyu munsi gikomereye abantu ariko cyoroheye Imana, kubera ko ibyo abantu badashoboye Imana irabishoboye, ibyo abantu batakora Imana yabikora, ibyo abantu batazi Imana irabizi kandi irabisobanukiwe. Ni icyifuzo gikomeye ku bana b'abantu, ariko ku Mana kiroroshye. Reka dufatanye tugisengere, Imana hari ikizagikoraho. Hari inkuru nasomye muri Bibiliya yanteye gutekereza iki cyifuzo, ngiye kuyisoma, ariko icyifuzo ko giteye, muribuka inkuru y'umwami Dawidi. Mu bana yari yarabyaye hari harimo umwana witwa Abusalomu. Uwo mwana yaje kugomera ababyeyi be, ageza naho atuma umwami ahunga, ava aho yari ari ahungira ahandi hantu. Nyuma yaho umwana Abusalomu ntiyarekeraho, arakomeza kurikirana umubyeyi we Dawidi yo yari yarahungiye kumurwanya, kugeza aho Abusalomu yaguye mu ntambara, nubwo Dawidi bitamushimishije. Ibyo ngibyo rero maze gusomera isomo, nagize icyifuzo cyo gusengera nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ngasengera n'umugore we First Lady Jeannette Kagame, ngasengera n'abana babyaye kugira ngo mu muryango wabo hatazabonekamo umwana ushaka kwigira nka Abusalomu mwene Dawidi. Izo nkuru rero turaza kuzisoma muri Samweli wa 2, turasoma mu bice 15, turaza no gusoma mu bindi bice kugira ngo inkuru tuyivunaguze, muze kumva ukuntu byagendekeye umwana wa Dawidi witwa Abusalomu. Hanyuma mumfashe gusenga kugira ngo mu bana ba nyakubahwa hatazagira umwana ugira umutima nk'uwa Abusalomu akazatuma mu gihugu tubura amahoro n'umutekano, ahubwo Imana izahereze urubyaro rwa nyakubahwa imico myiza yo gukunda igihugu n'abagituye, yo gukunda ababyeyi babo no kubumvira, uko batugiriye neza bakabohora u Rwanda, uko batugiriye neza tukaba dufite umutekano, abagore n'abakobwa tuguwe neza tutagihohoterwa. Ndasaba ngo uwumva iki kiganiro wese azamfashe gusengera umuryango wa nyakubahwa perezida Paul Kagame, umugore we n'abana be, kugira ngo dukomeze kugira aya mahoro dufite muri iki gihugu. Reka dusome izo nkuru z'umwana Abusalomu mwene Dawidi ziri muri Samweli wa 2 ibice 15. Reka tube duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku wa 6, turasimbuka dusome 13 na 14, dusimbuke dusome 30, hanyuma turaza gusoma n'ibice 18, umurongo wa mbere ugeza 19, igice cya 18 cyose tugeze no muri 19 ku murongo ya 9. Reka tugerageze gusoma twihuta
ariko ntimurambirwe no gusoma kubera ko ntabwo bisaba ibisobanuro byinshi, ahubwo ni inkuru ndaba ndimo mbabarira y'ibyabaye ku mwana Abusalomu mwene Dawidi n'uburyo byarangiye. Ntimuze kurambirwa rero, mwihanganire uku gusoma. Si ngombwa kuvuga ibintu byinshi nkuye mu mutwe, ahubwo biba byiza iyo umuntu afite n'imvano, ibyo avuga bikaba bifite imvano. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abusalomu agandisha abantu. Hanyuma y'ibyo Abusalomu yitunganiriza igare n'amafarashi n'abagabo 50 bo kumwiruka imbere. Kandi Abusalomu yajyaga azinduka kare, agahagarara iruhande rw'irembo ku karubanda, maze umuntu wese iyo yabaga afite urubanza rukwiriye kuburanirwa ku mwami, Abusalomu yaramuhamagaraga akamubwira ati, uri uwo mu wuhe mudugudu? Nawe ati, umudugudu wawe, umugaragu wawe ndi uwo mu muryango naka wa Isiraheli. Abusalomu akamubwira ati, umva, urubanza rwawe ni rwiza kandi ruraboneye, ariko nta muntu umwami yashyizeho kumva ibyawe. Kandi Abusalomu akongera ati, yemwe, iyaba nari naragizwe umucamanza wo muri iki gihugu, umuntu wese wagize impamvu yose cyangwa urubanza akansanga, namuciriye urubanza rutabera. Reka dusome n'uyu murongo wa 6. Uko niko wa 5, iyo hagiraga umuntu umwegera kumuramya, yaramburaga ukuboko kwe akamufata akamusoma. Uko niko Abusalomu yagenzaga Abisiraheli bazaga kuburanira umwami bose. Nuko Abusalomu yigarurira imitima y'Abisiraheli. Ahangaha tuhasomye amagambo avuga uburyo Abusalomu yatangiraga abantu bari bagiye kuregera umwami urubanza rwabo, kandi urwo rubanza rwari rukwiriye gukemurwa n'umwami ari we papa wiwe. Yarangiza we akabatangira akababwira ngo iyaba ari njye wagizwe umucamanza, ngo najya mbagirira gutya na gutya. Aho ngaho rero yabaga ari kugandira umwami, ngo ibyo byatumye yigarurira imitima y'Abisiraheli. Reka dukomeze dusome umurongo wa 13 n'uwa 14, mugume mwumviye inkuru. Haranditswe ngo guhunga kwa Dawidi. Bukeye haza intumwa kuri Dawidi ivuga iti, imitima y'Abisiraheli ikurikiye Abusalomu. Nuko Dawidi abwira abagaragu be bose bari kumwe nawe i Yerusalemu ati, nimuhaguruke duhunge. Nitudahunga nta n'umwe muri twe uri burokoke Abusalomu. Mubanguke kugenda atadufata vuba akatugirira nabi, bigatuma arimbuza umurwa inkota. Reka dukomeze dusome umurongo wa 30. Abazaba bafite umwanya uhagije bazagenda basomeye inkuru yose, irasobanutse. Ku murongo wa 30 aravuga ngo, Dawidi aterera aho bazamukira ku musozi wa Elayono, agenda arira ikijyaruguru, yari atwikiriye umutwe adakwese, kandi n'abari kumwe nawe bose bitwikira imitwe, bazamuka barira ikijyaruguru. Murumva yuko Abusalomu yagiriye nabi umubyeyi we Dawidi, agatuma ahunga igihugu, kandi agatuma agenda arira ari umwami, akarira inzira yose, n'abari kumwe nawe bagenda barira bahunga inabi y'umuhungu wa Dawidi Abusalomu. Dukomeje mu bice 18 rero, kugira ngo twumve uko iyi nkuru yakomeje. Guhera ku murongo wa 1 haragira hati, Abisiraheli barwana n'aba Dawidi, Abusalomu agwayo. Bivuze ngo Abisiraheli bari baramaze kwigarurira umutima wa Abusalomu, bari bari ku ruhande rwe, hanyuma barahaguruka bajya kurwanya Dawidi nabo bari kumwe iyo bahungiye. Maze Dawidi abara abantu bari kumwe nawe, abaha abatware bo gutwara imitwe y'ibihumbi n'abo gutwara iy'amagana. Dawidi aherako agaba ingabo
igice cya gatatu agiha Yowabu, ikindi agiha Abishayi mwene Seruya mwene se wa Yowabu, ikindi gice cya gatatu agiha Itayi w'umugiti. Umwami abwira abantu ati, nanjye ubwanjye sindi bubure gutabarana namwe. Abantu baramuhakanira bati, wowe nturi butabare, kuko niduhunga batazatwitaho, ndetse n'ubwo igice cya kabiri cy'abantu bacu cyapfa, nabwo ntibatwitaho, kuko uhwanye n'abantu bacu inzovu. Ahubwo ibyarutaho ni uko wakwitegura kudutabara uturutse mu mudugudu. Umwami arababwira ati, ikibabereye cyiza nicyo ndi bukore. Nuko umwami ahagarara mu bikingi by'amarembo, ingabo zose zirasohoka, amagana n'ibihumbi. Maze umwami yihanangiriza Yowabu na Abishayi na Itayi ati, ku bwanjye murangenzereze neza uwo muhungu Abusalomu. Kandi abantu bose bumva uko umwami yihanangirije abagaba bose ibya Abusalomu. Nuko abantu bajya kurwanira n'Abisirayeli ku gasozi, urugamba rusakiranira mu ishyamba rya Efurayimu. Abisirayeli bahanesherezwa n'abagaragu ba Dawidi, maze uwo munsi hapfa abantu inzovu ebyiri. Nuko intambara yari yasandaye muri icyo gihugu cyose. Uwo munsi ijuri ryica abantu benshi kuruta abishwe n'inkota. Hanyuma Abusalomu ahubirana n'abagaragu ba Dawidi, kandi yari ku nyumbu ye. Maze inyumbu ye imunyurana munsi y'amashami y'impatanwa y'umwera w'ingara, umutwe we ufatwa n'amashami yawo ahera mu kirere hagati y'ijuru n'isi. Inyumbu ye yari imuhetse irakomeza iragenda. Maze umugabo aramubona abibwira Yowabu ati, nabonye Abusalomu anagana ku mwera. Yowabu abaza kumubwira ati, ndorere, umubonye ni iki cyatumye utamusogoterayo ukamutura hasi, ko mba nkugororeye ibice by'ifeza 10 n'umushumi? Uwo mugabo asubiza Yowabu ati, naho nagororerwa ibice by'ifeza 1000, sinakwemera kurambura ukuboko kwanjye ku mwana w'umwami, kuko twumvise umwami akwihanangiriza na Abishayi na Itayi ati, mwirinde hatagira ukora kuri uwo muhungu Abusalomu. None iyaba nabigenje ukundi nkakoberanya ubugingo bwe, kandi nta jambo umwami ahishwa, wehoho wajyaga kubyigurutsa. Yowabu aravuga ati, simbasha gushogoranya nawe ntyo. Ajyana imyambi 3 ayitikura Abusalomu mu mutima akiri muzima, aho yari ari mu mwera. Maze abahungu 10 b'abanyantwaro za Yowabu bagota Abusalomu, baramusogota arapfa. Yowabu aherako avuza ikondera, ingabo zirahindukira zirorera gukurikira Abisirayeli, kuko Yowabu yazibujije. Nuko bajyana Abusalomu bamujugunya mu bushya bunini bwo mu ijuri, bamurundaho ikirundo cy'amabuye kinini cyane. Maze Abisirayeli bose barahunga, umuntu wese ajya mu ihema rye. Kandi Abusalomu akiri muzima yari yajyanye inkingi ayishinga mu gikombe cy'umwami, kuko yari yaravuze ati, nta mwana w'umuhungu mfite ngo bazamunyibukireho izina ryanjye. Niko kwitirira iyo nkingi izina rye, nuko yitwa inkingi y'urwibutso rwa Abusalomu na bugingo n'ubu. Babikira umwami ko Abusalomu yapfuye. Ahimasi mwene Sadoki aravuga ati, reka niruke mbwire umwami amacumu y'uko Uwiteka yamuhoreye inzigo y'abanzi be. Yowabu aramubwira ati, ntujya kuvuga amacumu uyu munsi, uzaba ujya
uzaba uyavuga ubundi, ariko uyu munsi nturi buyavuge kuko umwana w'umwami yapfuye. Yowabu abwira Umukushi ati hoshi genda ubwire umwami ibyo wabonye. Nuko Umukushi aca bugufi imbere ya Yowabu ariruka. Ahimasi mwene Sadoki arongera abwira Yowabu ati ntacyo bitwaye, ndakwinginze reka mfe kugenda nkurikire uwo Mukushi. Yowabu ati urirukanwa n'iki mwana wanjye, ko uzi ko utazahemberwa izo nkuru? Undi ati ntacyo bitwaye, mfuye kugenda. Yowabu ati irukanka. Nuko Ahimasi arirukanka, aciye iy'ikigarama yose anyura ku Mukushi. Kandi Dawidi yari yicaye hagati y'amarembo abiri, maze umurinzi yurira hejuru y'irembo ahateganye n'inkike z'amabuye, arambura amaso abona umuntu wiruka ari wenyine. Umurinzi ashyira ejuru abibwira umwami. Umwami aravuga ati niba ari wenyine hariho inkuru aje kubara. Nuko aza yihuta agera hafi, maze umurinzi abona undi mugabo wiruka. Umurinzi ahamagara umukumiriza ati dore undi mugabo wiruka ari wenyine. Umwami aravuga ati nawe azanye indi nkuru. Umurinzi aravuga ati ngira ngo imyirukire y'uw'imbere isa n'iya Ahimasi mwene Sadoki. Umwami aravuga ati ni umugabo mwiza kandi azanye inkuru nziza. Ahimasi ashyira ejuru abwira umwami ati byose byabaye byiza. Nuko yikubita hasi imbere y'umwami yubamye, aravuga ati Uwiteka Imana yawe ihimbazwe, yakugabije abantu bari bahagurukirije amaboko yabo ku mwami databuja. Umwami aramubaza ati uwa muhungu Abusalomu ni amahoro? Ahimasi aramusubiza ati ubwo Yowabu yatumaga umugaragu w'umwami umugaragu wawe, narebaga abantu bacitsemo igikuba, ariko sinamenya ibyo ari byo. Umwami aramubwira ati tambuka uhagarare hano. Nuko aratambuka arihagararira. Umukushi araza aravuga ati ndi kabarankuru z'umwami databuja, kuko uyu munsi Uwiteka yaguhoreye inzigo kuri ba bandi baguhagurukiye bose. Umwami abaza Umukushi ati wa muhungu Abusalomu ni amahoro? Umukushi aramusubiza ati abanzi b'umwami databuja n'abantu bose bahagurukiye kukugirira nabi barakaba uko uwo muhungu yabaye. Umwami abyumvise arasubirwa cyane, yurira mu nzu yo hejuru y'irembo arira. Nuko agenda avuga atya ati ye baba we mwana wanjye Abusalomu, mwana wanjye Abusalomu we, yaba ari njye wapfuye mu cyimbo cyawe, Abusalomu mwana wanjye. Yowabu ahana Dawidi kuborogera Abusalomu, maze babwira Yowabu bati dore umwami araririra Abusalomu aboroga. Uwo munsi impundu zihinduka induru mu bantu bose, kuko bari bumvise bavuga ngo umwami yibabarijwe n'umwana we. Uwo munsi abantu basubira mu mudugudu babebera nk'abantu bahunze mu ntambara, babebera bafite isoni. Umwami yitwikira mu maso, ashyira ejuru n'ijwi rirenga ati ye baba we mwana wanjye Abusalomu, ye baba we Abusalomu mwana wanjye we. Hanyuma Yowabu yinjira mu nzu asanga umwami, aravuga ati uyu munsi wateye amaso y'abagaragu bawe ipfunwe, bakijije ubugingo bwawe, ubu n'ubw'abahungu bawe n'abakobwa bawe n'abagore bawe n'inshoreke zawe, kandi ukunda abakwanga ukanga abagukunda. None weruye ko ibikomangoma n'abagaragu bawe ari nk'ubusa kuri wowe. Ubumenye ko iyaba Abusalomu yabaye muzima, tukaba ari twe twapfuye twese, uyu munsi uba wabyishimiye cyane. Nuko none haguruka usohoke uvugane n'abagaragu bawe, uhumurize imitima yabo. Ndahiye Uwiteka nudasohoka nta mugabo n'umwe uri busigarane nawe iri joro.
kandi ibyo bizakumerera nabi kuruta ibyago wakabonye byose uhereye mu buto bwawe ukageza ubu. Maze umwami arahaguruka yicara ku karubanda, babwira abantu bose bati dore umwami yicaye ku karubanda. Nuko abantu bose baramushengerera. Reka dusobanukirwe n'aya magambo. Aya magambo dusomye nubwo ari menshi, nababwiye ngo mwihangane kuko nta bisobanuro byinshi byo kuyavugaho nateguye, ahubwo nagize ngo mwumve iyi nkuru buryo ibabaje. Abusalomu ni umwana w'umwami Dawidi, kandi niwe wirukanganye Dawidi ngo ajye kumwica. Amaze kumwirukana ashaka kumwica, ariko umwami yohereza ingabo mu rugamba, abwira abagaba b'ingabo 3 ngo muramenye uwo mwana wanjye Abusalomu ngo mumugenze neza. Ariko babagaba b'ingabo ntago ariko byagenze. Umwe muri bo witwa Yowabu mwumvise ibyo yakoze ubwo bazaga kumubwira ko babonye Abusalomu yafashwe mu giti arimo nanaba ari hagati y'isi n'ijuru. Yaragiye ubwe amwirasira imyambi 3, arangije abari bamutwaje intwaro abasore 10 baraza baramugota baramwica baramurangiza bamurundaho amabuye. Iyo nkuru igeze ku mwami arababara cyane, ararira araboroga, nabo bamwumvisha ko atakagombye kumuririra kandi ari we waruje kubamara. Baramubwira bati none wari gushimishwa nuko atumara, twebwe twese tugapfa wakarokoka, kandi nawe ubwawe n'ubundi yari kuza akakwica kuko ari we yashakaga. Umwami rero arihangana araza kugira ngo ba rubanda babone yuko yahumurijwe, ariko umutima we wari ubabajwe n'umwana we Abusalomu. Iyi nkuru rero nkimara kuyisoma numvise umutima umpata gusengera nyakubahwa kugira ngo mu bana be hatazagira umwana ugira imico nk'iy'umwana wa Dawidi witwa Abusalomu. Mwabagore mwe n'abakobwa rero, mwabagabo mwe n'abasore, mwese nimumfashe kugira ngo dusenge u Rwanda rwacu rukomeze rutekane rugira amahoro, bishingiye ku muyobozi mukuru. Kubera ko hari amagambo bajya bavuga ngo iyo umutwe urwaye n'umubiri wose uba urwaye. Ubu rero tudasenze ngo kwa nyakubahwa haba umutekano, mu badepite no mu basenateri haba umutekano w'ubwumvikane, uwo muhungu ashobora kuba ari umwana wa nyakubahwa bwite, cyangwa ashobora no kuba ari umwana we mu buryo bw'imiyoborere. Reka dusenge cyane rero kugira ngo mu bana ba nyakubahwa yibyariye cyangwa se mu bamubereye abana kubera inzego z'ubuyobozi hatazagira umwana wigira nka Abusalomu bikadushyira mu kaga. Urumva Abisiraheli bacitsemo ibice bibiri, Abisiraheli bamwe basigara kuri Abusalomu, abandi bahungana na Dawidi barasakirana barwana kandi ari bamwe. Turagira rero ngo dusenge kugira ngo mu Rwanda rwacu ibi bintu bitazatubaho. Murakoze cyane, reka nsenge namwe mumfashe gusenga. Abazumva kuri iyi nkuru bose bazagira umwete wo gusenga. Ndagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo kuko ari wowe wera kandi ugakiranuka mu byo ukora byose. Nejejwe cyane nuko nshoboje gutambutsa iyi nkuru y'umwami Dawidi n'umwana we Abusalomu wamugomeye kugeza apfuye aguye mu rugamba rwo guhiga se. Tukaba dusenze rero ngo nyakubahwa wacu Perezida w'u Rwanda Paul Kagame agubwe neza n'umugore we n'abana be, kandi bagubwe neza n'abayobozi bo mu rwego rwo hejuru, kugira ngo ubwo umutwe uzaba ari muzima natwe abasigaye nk'amashami tuzabe turi bazima. Iyo igiti ari kizima n'amashami akaba mazima biba byiza. Turasenze cyane rero kugira ngo Imana Data wa twese uri mu ijuru itubere Imana n'ubundi ku manywa na nijoro, kugira ngo nyakubahwa agubwe neza, umugore wagubwe neza, abana bagubwe neza, ingabo na polisi bagubwe neza, abayobozi mu nzego zose bagubwe neza, abikorera ku giti cyabo bagubwe neza, abagore n'abagabo ntibagubwe neza muri uru Rwanda, kandi abasore n'inkumi bagubwe neza, abana bato bagubwe neza. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Turifuza u Rwanda rw'amahoro, turifuza u Rwanda rutekanye, kandi tuzi ko uri Imana watubwiye ngo nidusaba tuzahabwa. Turagusabye rero ngwino nawe uduhere ubuntu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom shalom, ducumbikiye aha ngaha naho ubutaha.